ubushake bw'Imana ni kimwe, abantu bikoreramo n'ikindi, igihe ugikoreramo n'ikindi. Ese uri mu bushake bw'Imana? Kureba ibyo kurya byawe guha amahoro n'umunezero. Ese abantu muri kumwe nibo ngomba kubibiha? Ese igihe uhagazemo nicyo? Ibi ni ibibazo tugomba kwibaza. Ntusanga urimo gutanga ibintu bitari byo. Ntusanga urimo gukora ibintu bitari byo, ubikorera abantu batari bo mu gihe kitari cyo. Twitoze gukora ubushake bw'Imana mu bantu bo Imana ishaka tubukoreramo, kandi mu gihe cyo Imana ishaka tugikoreramo icyo gikorwa. Idutakaze igihe cyacu, ibyo kurya byacu no gukora ibyo wadutumye ashaka. Hari abantu benshi batamenye igihe. Uyu munsi bafite ibyo kurya byabuze, barimo bararya ibyo kurya byabuze kuko batamenye igihe cyo kubikoreramo. Hari abantu bahuye nabo bagomba kubakorera ibintu runaka utabakoreye, none uyu munsi waguha amahirwe yo kubikora, gukora mu buzima bwabo, ushobora gusanga urimo kubaha ibyapfuye. Ntacyo bagikeneye, ntabyo bagikeneye. Kubera iki? Bafite ahantu bageze, bafite ibyo nabo bafite uyu munsi. Inzu wagombaga kumwishyurira mupfakazi utamwishyuriye, uyu munsi afite yiwe adakodesha, ni inzu ye. Ugiye kumwishyurira inzu birasa nko kumuha ibintu byamaze gupfa. Shaka abandi bikorera, nubwo buryo bwo gucungura ibyo utakoze imyaka ishize. Hari abantu bari gukorera ibintu utakoreye, ibyo bitekereze. Wahawe amahirwe yo kubikora mu gihe cyo ku muntu wo, ariko nuwabikora bikorera ibindi. Uyu munsi wakubwira ngo genda ujye kumukorera biriya bintu, ntibyashoboka. Kubera iki? Standard yarahindutse, ibihe byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. None wumva uwo muntu waba ugikoze ibyo bintu birasa nko kujya kumugaburira ibintu byamaze gupfa. Kuri we byamaze gupfa, ariko ku bandi biracyashoboka yuko wababera umugisha. Iryo somo bikwigishe nutakaze kuba umugisha muri bino bihe mu nzira yo gukorera abandi ari byo kurya byawe. Iyo turimo turakora dusavinga, dukorera abandi, n'injya zacu zigaburira umuntu wacu w'imbere amahoro n'umunezero, atari amahoro turindiriye ku bantu cyangwa se mu bintu, ariko ni amahoro ava mu gukora ibyo Imana ishaka ko dukora. Nubwo abo bikorera ata amahoro baguha, ata munezero baguha, kuko amaherezo ushobora gukorera abantu ibintu ariko ntibaguha amahoro, ntibaguhe n'umunezero. Ariko icyiza nuko Bibiliya itubwira neza ko nibyo byo kurya byacu, iyo bikoze ibyo kurya byawe. Kristo yatubereye amahoro n'umunezero, ariko abo yaje gupfira, abo yaje kubohora, ntibigeze bamuha amahoro, ntibigeze bamuha umunezero, baramubambye. Nawe ushobora gukorera abantu, ushobora kubera abantu umugisha, ushobora kubakorera, ariko amaherezo bakavuga ati nabambwe. Cyo si cyo kibazo. Igikuru ni gukora ibyo wagutumye ashaka, kuko nibyo byo kurya byawe. Nubwo umubiri utanezerwa, ariko umwuka uzanezerwa. Kristo ku musaraba yari yuzuye umunezero kubona ashoje umurimo aducunguye. Yari biravuga ngo wihanganiye umusaraba kubwo umunezero wamushyizwe imbere. Iyo witegereje umunezero uri hakujya y'umurimo urimo gukora, iyo witegereje umunezero uri hakujya y'umurimo Imana isaba ko gukora muri bino bihe, nubwo bibisaba guca mu bibazo, biravuga ngo yihanganiye umusaraba kubwo umunezero wamushyizwe imbere, kubwo amahoro yamushyizwe imbere, kubwo umunezero wari imbere. Aravuga ngo data, ndemeye iki gikombe ndakinyuramo, nimba dishara agomba gukizwa, nimba kanaka agomba gukizwa, nimba bari abantu bagomba kubohoka, nimba bari abantu bagomba kuva amaboko ya Satani, nimba bari ziriya mfungwa zafunzwe imyaka myinshi cyane, ngomba kubabohora n'uwo munezero wiwe. Ngo mu bisebye niho tuvukira, aho nyine ku musaraba niho tuvukira twebwe bwoko bw'Imana. Ngo yihanganira umubabaro, yihanganira ibiboko, yihanganira ibitutsi, yihanganira gutabwa, yihanganira kumanikwa, yihanganira imisumari, yihanganira ibyo byose kubwo umunezero wamushyizwe imbere. Byari ibyo kurya byiwe, gukora ubushake bw'Imana. Ngo bibe nk'uko ushaka Data, nibibe nk'uko jyewe nshaka. Ubwo bushaka bunyuramo, ubwo bushaka bucamo kugira ngo ashobore kugera kuri uwo munezero. Nuko bigenda, abo bikorera nta munezero bazaguha,
n'amahoro bazaguha. Ntuzanarindira amahoro n'umunezero kuri yo. Amahoro n'umunezero ava mu gukora iby'Imana ishaka. Naho ngaho biva. Bene data, reka ngarukiriza hano dusobanukirwe neza ko ubuzima bwacu twahamagariwe gukorera abantu. Mu gihe turimo turakorera abantu, tumenye ko ari ibyo kurya byacu tugomba gufungura natwe. Mu gihe tubakorera, tuba turimo turajya natwe amahoro n'umunezero uri imbere yacu. Mu gihe turimo turakorera abantu, nubwo bidusaba guca muri umubabaro, nubwo bidusaba guca n'ibitutsi njye gisuzuguriro, nubwo bidusaba guca mu bigeragezo runaka bitandukanye by'ubuzima. Mu gihe turimo turakorera abantu, hari igihe bagutwa, hari igihe bagutuka, hari igihe batakumva, hari igihe baguta, hari igihe batakwitaho, hari igihe bakwita igihugu, hari igihe baguhimbira inkuru n'amazina atandukanye n'ibinyoma byinshi hejuru ubuzima bwawe. Ariko wowe komeza focus ku munezero n'amahoro, tumbera umunezero n'amahoro uri mu kuva mu gukora ubushake bw'Imana. Yesu abaho umugisha, Yesu abahezagire. Tuzakomeza n'ukwezi gutaha tuvuga hejuru yandi magambo Imana ibazazije ku mutima. Mukomeze mugugwe neza mu mwami, mukomeze mukorera abantu mutitaye kubiva kuri bo, ariko mwitaye ku munezero n'amahoro ukomoka mu gukora iby'Imana ishaka, ari byo kujya byacu by'imwema. Bye bye, shalom. Yesu abahezagire cyane.